Reka nongeye mbahereze ikaze bakunzi bacu. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe inyoborabikorwa mu gihe cyo kwibuka ku nshuro 30. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe yatangaje inyoborabikorwa n'ingengabihe mu gihe u Rwanda n'isi yose bizaba byibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 igahitana inzirakarengane zirenga miliyoni imwe. Inyandiko ya Minubumwe ivuga ko insanganyamatsiko y'umwaka igira iti kwibuka twiyubaka. Tariki ya 7 Mata 2024 hazatangira icyumweru cy'icyunamo. Ku rwego rw'igihugu rero iki cyumweru kizatangirizwa ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, aho umuhango wo kwibuka uzakomereza muri BK Arena, ari naho hazabera umugoroba wo kwibuka. Ku rwego rw'akarere ho icyumweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rw'akarere cyangwa ku rundi rwibutso ruzagenwa n'akarere. Mu midugudu yose igize igihugu hazaba igikorwa cyo kwibuka kizarangwa no gutanga ibiganiro no gukurikira ubutumwa bw'umunsi. Minubumwe ivuga ko kandi kuri uwo munsi ibikorwa byose n'indi mirimo byemewe gukomeza nyuma y'igikorwa cyo kwibuka. Ibindi bikorwa nk'iby'ubutabazi harimo farumasi ziri ku izamu, ibitaro n'amavuriro bizakomeza guha serivisi ababigana, hoteli zizakomeza guha serivisi abazicumbitsemo, ndetse kandi ikomeza ivuga ko kuva ku ya 7 kugeza ku ya 13 Mata 2024 ari igihe cy'icyumweru cy'icyunamo. Muri icyo gihe rero ku nzibutso za Jenoside zashyizwe mu murage w'isi arizo Bisesero, Gisozi, Murambi na Nyamata, buri mugoroba mu minsi 7 hazacanwa urumuri hifashishijwe amatara amurika yerekeje mu kirere ku buryo abonerwa kure. Mu cyumweru cy'icyunamo rero ibendera ry'igihugu rizururutswa rigezwe hagati. Muri icyo cyumweru kandi hateganyijwe ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki yemeranyijweho n'inzego zitegura kwibuka. Hazaba kandi ibiganiro bigenewe abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, ibihuza urubyiruko n'ibindi byiciro. Ibikorwa by'ubucuruzi, siporo z'abantu ku giti cyabo, imyitozo y'amakipe, indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu bizakomeza gukorwa mu cyumweru cy'icyunamo. Minubumwe avuga ko kandi mu gihe cy'icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'umudugudu uretse ikiganiro kizatangwa ku itariki ya 7 Mata 2024 nta bindi biganiro biteganyijwe. Ku ya 11 Mata 2024 mu mujyi wa Kigali hateganyijwe urugendo rwo kwibuka mu karere ka Kicukiro ruzatangira kuri IPRC Kicukiro n'umugoroba wo kwibuka uzabera i Nyanza ya Kicukiro. Inyandiko ya Minubumwe ivuga ko ku ya 13 Mata 2024 hazasozwa icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu, aho icyumweru cy'icyunamo kizasorezwa ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero, ahazabera igikorwa cyo kunamira abanyapolitike bishwe bazizwa kurwanya umugambi wa Jenoside. Ku Rebero rero hazabera n'igikorwa cyo gushyira ku rwibutso rwa Rebero amazina y'abandi banyapolitike 9 bazize kurwanya Jenoside. Minubumwe ivuga ko kandi igikorwa cyo kwibuka kitagomba kurenza amasaha 4, hagakorwa ibikorwa birimo kumenyesha gahunda, umunota wo kwibuka, isengesho ry'umuntu umwe uhagarariye amadini ku babyifuza, ijambo ry'ikaze, ikiganiro kijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ubuhamya kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo. Hari kandi ubutumwa bw'uhagarariye abashyinguye mu gihe igikorwa cyo kwibuka cyahujwe no gushyingura imibiri, ndetse kandi hari ubutumwa bw'umuryango Ibuka, indirimbo yo kwibuka cyangwa umuvugo, ndetse n'ubutumwa bw'umushyitsi mukuru. Minubumwe ivuga ko igikorwa cyo kwibuka mu bigo bya leta, ibyigenga, iby'abikorera na ambasade z'ibindi bihugu mu Rwanda bizakorwa ku munsi watoranyijwe hagati ya tariki 8 Mata na 19 Kamena 2024. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu kandi ivuga ko ibigo by'amashuri bizateganya umunsi wihariye wo kwibuka no guhabwa ikiganiro mu gihe abanyeshuri bazaba bavuye mu biruhuko. Ikomeza kandi ivuga ko misa n'amateraniro bidashyirwa mu gikorwa cyo kwibuka, ariko mu gihe icyo gikorwa cyateguwe n'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa ibigo bishamikiye kuri imiryango byemera amategeko hagamijwe kwibuka abayoboke cyangwa abanyamuryango babyo bishwe muri Jenoside, bikorwa hakurikijwe imyemerere yabyo. Umugoroba wo kwibuka ubanziriza umunsi wo kwibuka cyangwa gushyingura imibiri y'abazize Jenoside usozwa bitarenze saa 4 z'ijoro. Minubumwe kandi ivuga ko bitabangamiye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, urugendo rwo kwibuka rushobora kandi gukorwa mu gihe rwemejwe n'inzego zibifitiye ububasha. Icyo gihe kandi hirindwa gufunga imihanda, inzira n'ibindi bikorwa, kandi rugakorwa mu ituze. Ko kandi mu rwego rwo gusigasira amateka, inzego zateguye igikorwa cyo kwibuka zigirwa inama yo gufata no kubika amajwi n'amashusho by'ubuhamya bwatanzwe. Abaturarwanda rero muri rusange by'umwihariko urubyiruko bashishikarijwe kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gukurikira ibiganiro bizatangwa ku maradiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze cyane, reka nshimire mwakomeje kubana natwe.